Yeah, what's up my people, nkuko bisanzwe ni umuhungu wanjye The Champion. Muraza kubona turaza kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Umunsi ni kumwe n'umuvuga butumwa wacu Evangelist. Meze neza Janvier. Ndaho ndashima Imana. Urakomeye Cyane rwose. Nawe ndizera rakomeze neza. Nanjye ndashima gitare. Turakwakira muri studio zacu. Murakoze cyane. Watangira udusengera. Kadusenge. Mana ndagushimye ndaguhimbaje kubw'imbaraga zawe n'urukundo rwawe. Tugushimiye ko wabanye natwe, tugushimiye ko wabanye na buri muntu wese udukurikiranye. Urakoze Kristo, udushyigikire muri byose. Ubwami bwawe nibuze icyo ushaka gikorwe mu isi nkuko giye kugwa mu ijuru. Uturinde Satani n'umubisha mu izina rya Yesu. Ibitavuga Imana byose tubitesheje agaciro, ahubwo muri kano kanya muri studio duhamagaye Imana n'umwana n'umwuka wera ari byo biganza muri twe mu izina ryawe Yesu. Amen. Umwanya ni wawe Pastor. Murakoze cyane. Hallelujah. Twongeye gushimira buri muntu wese udukurikiranye, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba, iburengero bwaryo. Ko mubizi muri kumwe na Evangelist Sibomana Janvier muri cya kiganiro muhore agende. Hallelujah. Nongeye kugushimira buri muntu wese wicaye aha hantu, zamura volume yawe, ibyo ukora byose Imana ikuntumyeho muri uyu mugoroba. Duhamagaye ubwiza bw'Imana kuri twe. Ijambo ryaravuze ngo kuko wamenye izina ni nacyo nzagukiriza. Ndagira ngo utangarize wowe unkurikiranye muri aya masaha, hari ijambo Imana ije guhindura ku buzima bwawe. 2025 mwaturiyeho imbaraga z'Imana, mwaturiyeho amaraso amenye ku musaraba. Ubwiza bw'Imana ubane na buri muntu wese. Kandi nongeye gushimira buri muntu wese udukurikirana muri iki kiganiro muri mubohore agende. Data rero turongeye guhamagara imbaraga zawe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana turi busange muri ijambo ry'Imana tubusange muri Nahum ibice 2 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hallelujah. Haravuze ngo ndore mu mpinga z'imisozi amaguru wuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Yuda we, komeza ibirori byawe byera, higura imihigo yawe yose, kuko umunyabibi atazongera kunyura iwawe yatsembweho. Nagira ngo ngutangarize muri aya masaha wowe unkurikiranye, hari umunyabibi wari uri ku buzima bwawe, hari ibibazo biri ku buzima bwawe, hari umuntu wakugendagaho, ariko ijambo riravuze ngo ndore uwuzanye amaguru y'uwuzanye inkuru nziza, ngo kandi akamamaza iby'amahoro. Muri uyu mwaka 2024 hari ibibi byakubayeho, hari amagambo menshi bakuvuzeho, bavuze ko bidashoboka, ariko nzanye ijambo rivuga ngo birashoboka. Hallelujah. Muri aya masaha wowe aho ngaho uryamye, aho ngaho ubona nanzira, hari ijambo rivuga ngo amaguru y'uwuzanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro. Hallelujah. Hari ibyiza wakoze abantu bakabibonamo ibibi, hari ibibi wakoze abantu bakabibonamo ibyiza, ariko ijambo riravuze ngo amaguru y'uwuzanye inkuru nziza ngakamamaza iby'amahoro. Ngo Yuda we, ngo komeza ibirori byawe, wowe ugambana komeza ugambane, nta kizabuza abayuda gutabarwa. Hallelujah. Ijambo riravuga ngo Uwiteka reba uko bameze, ngo yibuka isezerano yasezeranye nawe nkurikiranye mama. Imana yibutse isezerano yasezeranye nawe wa mupapa we. Imana yibutse isezerano izanye muri uyu mwaka 2025. Hari amaguru y'uwuzanye igisubizo cyawe, hari amaguru y'uwuzanye ibyishimo mu rugo iwawe, hari amaguru y'uwuzanye abana bakiga, hari amaguru y'uwuzanye inkuru nziza. Wakomeye Imana amashyi muri uyu mugoroba. Ijambo rirambwira ngo Imana yahaye umugisha nawe wayikoma mu nkokora, imfatiro z'abantu zasenyuka, ariko nagira ngo ngutangarize muri uyu mugoroba urufatiro rw'Uwiteka ruracahagaze, ngo kandi rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Nagira ngo ngutangarize muri uyu mugoroba, akira kubohoka, akira ubutabazi, akira umunezero, akira kugubwa neza. Amaguru y'uwuzanye inkuru nziza, ubwo burwayi burakiza,
urakize, iryo deni ririshyuwe, urugo rwawe rurakomeye, amaguru y'uwuzanye inkuru nziza, aho wasebeye, aho wasuzuguriwe. Haleluya! niho Uwiteka Imana gusanze, aho ngaho watawe, aho ngaho ubona inshuti zakuvuyeho, hari amaguru y'uwuzanye inkuru nziza. Dosiye yawe yari yanditswe nabi, ariko muri aya masaha injira mu kazi, injira mu munezero wawe, akira kubaka urugo, akira kugubwa neza, akira. Ibibi byawe byaravuzwe, abantu barakugambaniye, baragusebya, abantu bavuze ko ntacyo uzigezaho, ariko ijambo riratubwiye ngo ndore uwundora amaguru y'uwuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Akira amahoro mama, wari ubuze amahoro, wari ucitse intege, wari utenemutse usubiye inyuma, ariko ijambo rivuze ngo ndore uwuzanye amaguru, uwuzanye inkuru nziza, akamamaza iby'amahoro. Ineza wakoze muri uyu mwaka nigiye kukugarukira 2025. abantu wafashije muri uyu mwaka, ineza wafashije, abantu wafashije 2024. Uwiteka Imana aravuze ngo 2025 hari amaguru y'uwuzanye inkuru nziza, akamamaza ibyo wakoze. Haleluya! babandi bakuvuyeho, babandi bagusebya, nibo bagiye kuvuga ibyiza byawe. Uwiteka Imana aragutabaye. Kabiri haravuze ngute, uwuvunagura azamuciye imbere yawe. Haleluya! hari ibyari biguciye intege, hari ibyo wabonaga bidashoboka, ariko ijambo riravuze ngo uwuvunagura azamukiye imbere yawe. Haleluya! nagira ngo ngutangarize muri uyu mugoroba, ibyo wabonaga byagucaga intege, Uwiteka bizamukiye imbere, arabivunaguye. Uwuvunagura azamukiye imbere yawe. Komera ku gihome mama, komera ku Mana wakoreye, komera mu bo wasenganye nabo, komera ku Mana yawavugiye, komera ku Mana yavuze ngo ese nukora ibyiza nuzemerwa. muri uyu mwaka 2025 akira kwemerwa. muri uyu mugoroba akira kwemerwa, akira ubutabazi, akira icyubahiro cy'Imana. Orobositerebonesikeyemenestaya. Uwiteka aravuze ngo azamukiye imbere yawe, aje gukuraho akagambane, aje gukuraho agasuzuguro. ibyiza byawe bigiye kugaragara, ineza yawe igiye kuvugwa mu isi hose. ineza yawe Uwiteka Imana amanutse kuvunagura. Bamubwire jambo, ibyo byari bikugoye, ibyo byagucaga intege, Uwiteka azamukiye imbere yawe, aje kuvunagura abarozi, aje kuvunagura ubusinzi, aje kuvunagura ubusambanyi, aje kuvunagura ubujura, aje kuvunagura inyatsi yari ifashe ku buzima bwawe, aje kuvunagura ibituma gutabyara. Uwiteka Imana atanze urubyaro muri 2025. Uwiteka Imana agaruye icyubahiro sha. warashatse biranga, urugo wabonaga ruri gusenyuka, wabuze urubyaro, ariko aya masaha Uwiteka Imana aravuze ngo akira kubyara, akira. Uvunaguye azamukiye imbere yawe. Iyo ni Imana ishobora byose, yohereje marayika aje gutanga urubyaro. Haleluya! mu gihe tubuze inshuti, tuguma n'ukwizera. Yesu niwe shuti nziza izahorana nawe. Haleluya! wowe uri muri Amerika, aho ngaho uri mu Bwongereza, aho ngaho uri mu Burundi, aho ngaho uri muri Kenya, aho ngaho uri Tanzania, aho ngaho uri mu Rwanda, aho wicaye mu majyepfo, aho wicaye mu majyaruguru, aho wicaye iburasirazuba, Uwiteka Imana azamukiye imbere yawe, aje kuvunagura ibyo byari bifashe ku buzima bwawe, aje kuvunagura ibyo byari bifashe ku bana bawe, aje kuvunagura ibyo byari bifashe muri biro wicayemo. Uwiteka Imana aragarutse, yakira kubaho, akira kugubwa neza. wararize bihagije, urasuzugurwa birahagije, ariko Uwiteka aravuze ngo uwuvunagura azamukiye imbere yawe. Komera ku Mana yawe, komera ku gakiza kawe, komera ku busugi bwawe, komera ku bumanzi bwawe wa mupapa wa musore we, komera ku rugo rwawe wa mupapa we.
reka kwigirira nabi. Uwiteka Imana aravuze, niko yabwiye Joshua, abwira Joshua aramubwira ngo uyu munsi ndatangira kugukuza. Umva wa mumama we, Uwiteka Imana atangiye kugukuza. Akira kubyara, akira kwiga wa mukobwa we, akira ubutabazi buturutse mu ijuru, akira kubaho neza. Uwiteka Imana agaruye icubahiro mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Uwiteka Imana agaruye icyubahiro aho ngaho wicaye, aho wabonaga muri business yawe, mu bucuruzi bwawe biri kwanga, ariko Uwiteka Imana muri aya masaha akugarutseho, agaruye icyubahiro. Uwuvunagura azamukiye, uwutanga umugisha. Iyo ni Imana ishobora byose. Yaravuze ngo nakumenye ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, nubwo baguciriyeho iteka bakakuvuga nabi, ariko ijambo riravuze ngo uwuvunagura azamukiye imbere yawe. Muri uyu mugoroba mwifurije kugubwa neza. Muri uyu mugoroba akira imbaraga zo kongera kugakomera. Ijambo ryavuze ngo abazi Imana yabo bazakomera, ngo kandi nibamara gukomera mama bazakora iby'ubutwari. Ndagushimiye muri aya masaha kuri studio, ndagushimiye ko wongeye kubazamura. Tubasabiye umugisha, dusabiye umugisha buri muntu wese udukurikiranye, dusabiye umugisha buri muntu wese utereye ingunga iki kiganiro, dusabiye umuntu wese wamamaza kuri iyi radio, dusabiye buri muntu wese umugisha. Akira kwamamara, akira kubaho, akira kuzamurwa. Dusabiye umugisha buri muntu wese ukora like kuri iki kiganiro, dusabiye umugisha buri muntu wese ukora haleluya usharinga buri iki kiganiro. Nusabiye umugisha buri muntu wese ugiye kugikurikirana iki kiganiro. Akira imbaraga zo gutabarwa, akira ubwiza bw'Imana bukujeho unkurikiranye, akira uzamura, uvunagura aje gushira hasi. Yaravuze ngo nta ntwaro n'iyi n'imwe bazacurira kukurwanya izagira ikigutwara. Haleluya. Dushimiye buri muntu wese wari udukurikiranye. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Pastor turagushimiye cyane no kuri kw'Imana. Murakoze cyane. Imana iguha umugisha. Amen. Imana iguha umugisha kabisa. Murakoze. So rero n'ubutaha tuzakubona nitugukenera. Nta kibazo muzambona. Umuntu agushatse ubu yagukura yamamagara kuri phone tukamuyobora. Nomero yanjye ya telefone ni 078 75 75 5-7-3. Murakoze cyane. Urakoze cyane, wakoze kubana natwe. Imana iguha umugisha Pastor. Amen. Okay. Nawe kandi Imana iguha umugisha, ikuzamuye no mu ntera. Nukuri. Amen. Ubivugiye kuri Kigali 250, Imana nzamuye mu ntera. Amen, amen. Amen. Okay, rero bari mwangiye mwankurikiranye umunsi ku munsi, bari mwako subscribe cyane, comment, kadushimire cyane Pastor. Nako evangelist. Mvuga ubutumwa wacu. Cyane. Sawa, dore ku munsi ukurikira. Murakoze cyane. Amen.